yanjye nuza kumbwira ikintu na kimwe kiri muri Bibiliya n'uwo Yesu ndamukubwira mu Kinyarwanda Rwagatambira karutungana ugiye numbatize pe sinzongere kubandwa sinzongere guterekera kandi giye noneho reka mbabwiza ukuri hano kuri hariya mu Mutara barabandwaga habaga abapfumu ugasanga ibyo umuraguriye ni nk'ibyo pastor rero ntabwo nje kugutwerera ubupfumu utembera ariko uzarebe neza ushobora gusanga uri umuraguzi w'umutwe. Byiza mu mese mudukurikiye muri aka kanya turabashuje tubifurije kugubwa neza mu byo murimo ndetse no guhirwa. Imbere yanyu murimo murahabona abatumirwa bacu babiri turi kumwe na Rutanga Rwamaboko. Tumuzi haba mu ndamukanyo mu magambo ye kenshi tumwumva garuka ku Mana y'u Rwanda kenshi ati Imana y'u Rwanda ibana nawe cyangwa ibana nawe ihorana nawe murakoze cyane tuguhaye ikaze turi kumwe kandi na Pastor Antoine Rutayisire nawe kenshi tumwumva mu yavuga ibijyanye n'Imana ntabura kuvuga Imana yo mu ijuru Imana isumba byose cyangwa se muri ubwo buryo. Tubahaye ikaze rero turabahuje ngo muganire natwe tuganire n'abadukurikiye bagira icyo bumva. Impamvu twabahuje nyamukuru nuko mwembi by'umwihariko kuri Rutanga Rwamaboko dukunze kumwumva avuga ati Imana y'u Rwanda. Antoine Rutayisire ati Imana yo mu ijuru. Ndagira ngo mbaze buri umwe yumva ate Imana ubundi iyo tuvuze Imana uyisobanura uti. Antoine Rutayisire reka mbaremeraho Imana kuri wowe mu byuzi n'ibyo wizera Imana uyisobanura uti. Reka mbanze mpuze ibyo bibazo byombi murimo kubaza. Ubundi Imana yo ni Imana nyirisi n'ijuru. Ubwo u Rwanda ruri mu isi ubwo ni Imana y'u Rwanda. By the way kugira ngo bize no kubafasha kubyumva nk'abamisiyoneri b'abagatolika baza bwa mbere baraje basanga abanyarwanda bavuga Imana bati iyi Imana ntituyizera bashyiramo Mungu aho gukoresha ijambo Imana aho Bibiliya ivuga Imana hose bashyiramo Mungu. Abamisiyoneri b'Abanglikani bafatanije n'abandi b'Abaprotestants bahinduye Bibiliya yera mu Kinyarwanda barabanza bakora etude bakora isesengura baro gatari ko iyi Imana y'u Rwanda abanyarwanda bizeraga Imana yaremye ibiriho byose itanga abana igatanga inka igatanga abageni turumva ntawe itandukaniye niyo muri Bibiliya uretse yuko hari ibibuzemo bagumana ijambo Imana. Rero yewe mbwe ngo Imana uyumva ute? Imana nyumva gutyo nyine ni Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'ibirimo byose ni nyiri biremwa. Nagira ngo ukore comment nawe kubijyanye n'Imana nkuko nari mbigarutseho kuri wowe iyo tuvuze Imana biri ngombwa ko tuyongeraho Imana y'u Rwanda ari gisobanuro Imana. Tukore comment ugira icyo uvuga. Turimo kuganira mu Kinyarwanda banabyize abantu batabanze ndimi kuko kubahiriza ururimi nabyo ni ingenzi. Ibyo ndaza kubigerageza uko nanjye ndabashimiye rero ku bw'aka kanya n'iki kiganiro no kwifuza ko tuganira. Ntabwo rero ndi bugire icyo mvuga ku Mana nkanjye uko mbyumva nka Rutanga Rwamaboko. Rutanga Rwamaboko nindi iyo bavuga Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda, iyo bavuga umupfumu, iyo bavuga umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, no kuvuga yuko ntari buvuye ibinyuranye n'ibyo umuco w'u Rwanda uvuga kuko nibyo nigisha. Kwemera byo ni ikindi kuko kenshi hari n'igihe abantu bemera mu bujiji no kutamenya. Usanga umuntu aravuga ati ndemera gusa nkuko kwemera kwaje, ndemera Imana tatu ushobora byose n'iki nkuko babandi baje babivuga. Rutayisire rero ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye, nzi ko hari ibintu duhuriraho rero bimwe yabimvugiye. Imana ni imwe. Imana ni imwe. Abanyarwanda bayitiri hose yitwa Rurema, Rugira, Rugaba, Rwagisha biva ku nshinga kwaga, kwangara, Rwagisha, rwangaza babisha bacu, Rugabo,
bakayita rero imana y'u Rwanda. Wavuze uti Rutanga Rwamaboko avuga imana y'u Rwanda, Rutayisire avuga imana yo mu ijuru. Nuko mutazi Rwanda hariho abanyarwanda bati uriya muntu ibyo yankoreye si ibintu by'u Rwanda. So umuntu w'i Rwanda ntuzamwigerereze, ntuzamwisukire. Uriya mukecuru mubona hariya, buriya musaza si umuntu, ni imana y'u Rwanda yigendera. I Rwanda baba bavuga bitandukanye no mu Rwanda, bitandukanye n'u Rwanda, nko kuvuga ngo imana y'u Rwanda. Bavuga imana y'u Rwanda, ntabwo ari iy'u Rwanda. Abajya bagira amahirwe yo gukurikira muganga Rutanga Rwamaboko kuri YouTube, bazareba icyo cyigisho nakigishije kera cyane nkiva kuri kaminuza, nyuma y'ubushakashatsi bwanjye kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe. Usanzwe ndi n'umuganga, nahuje ubuzima n'umuco. Hanyuma mvuga i Rwanda hariho. I Rwanda rero ni mutima. Uriya muntu si w'i Rwanda, ni ukuvuga ko ibyo akora, imyitwarire ye, imigirire ye si iby'umuntu ufite umutima. Nkanabihuza n'icyo abanyarwanda bigeze bajya imbere y'Imana basaba, nta kindi keretse umutima wonyine. Bakajya ku musozi wa Kigali, n'ubu reka nkusabe kugira ngo ibyo tuganira bize kuba ibintu by'umutima, bitaza kuba rwaserera y'abapfumu n'abapasiteri. Oya, ibyo bindi nibyo twazaniwe, ubundi twese turi umuntu umwe. Bakajya ku musozi wa Kigali rero, bakarimiza amavi mu butaka, bakazamura amaboko, batihora n'Imana Kigali. Mana y'u Rwanda twaje kwenda imitima y'ingoma, ngo ingoma mu Rwanda zigira umutima, umwami mu Rwanda agira umutima, ingabo mu Rwanda zigira umutima, inka mu Rwanda zigira umutima, abagabo mu Rwanda bagira umutima, abagore mu Rwanda bagira umutima, u Rwanda rwose rugira umutima. Ngwayi ubuhoro Nyagasani, ngwayi ubuhoro Nyagasani, ngwayi ubuhoro Nyagasani, ubugire n'ubugwiza, ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda umwe. Urumva rero mu ncamake Imana ni imwe, igatura mu mitima y'abantu, ntabwo ari mu nzu yubakirwa babandi bazanye rero ngo izo z'Imana n'ubu zirahari, n'iz'amadini menshi abarizwamo. Nako nta dini ritagira urusengero, ariko mu Kinyarwanda ntuzigera ubona abanyarwanda bubakira Imana inzu. Ndaza kubigarukaho. Imana rero niyo ngiyo. Abanyarwanda bakabyara abana bakanayitirira amazina yerekera ku Mana. Muzungu ni umunyamateka Bernardin yakoze ubushakashatsi ku Mana y'u Rwanda, yandika igitabo cyitwa Le Dieu de nos pères, Imana yaba sogokuruza, bakurambere bacu. Yandika amazina ngira ngo agera kuri 308 abanyarwanda bakomozaho bavuga Imana, ndetse yaje no kugaragaza amazina abanyarwanda bitwaga mbere y'1900, no kuvuga abamisiyoneri bataraza. Ndabibabwira nk'umushakashatsi, kenshi ibyo mvuga sinshaka ko bishingira ku marangamutima, ntihagire n'umuntu tubaza utubazo nk'utwo tw'amafuti. Twige ibintu bishobora gutuma abantu bagira icyo bamenye. Ubwo yashakaga kurwana iyo ntambara pastor yahoze avuga, yaje hagati y'abanyamadini, abamisiyoneri n'abanyarwanda, kurinda ubw'Imana bagiye kuyita Mungu, kandi yari ifite izina ryayo. Uwitwa muri ayo mazina urumva agaragaje nayo mu 1900 mbere abamisiyoneri bataraza, kwerekana ko abanyarwanda bari basanzwe bazi Imana. Na nyuma yaho abanyarwanda bitwa abana babo niyo twagira, Siborurema, Rugaba, Rugabo, Rugira. Muranyumva ayo mazina arahari kuva kera. Niyirema, urumva Niyirema byerekana ko Imana ari Yirema, Niyitanga yahoze avuga ibyo gutanga abageni n'ibindi. Abageni byabaga ari ikintu gikomeye, kuko biri mu bituma abantu baguka. Kutabyara burya nabyo ni ikindi, abandi bazanye umuzuko, ariko abanyarwanda bo bati kuzuka k'umuntu ni ukubyara. Ubwo wenda turaza kubipfana mugenzi wanjye, kuzuka k'umuntu ni ukubyara, ibindi mutubeshya murakavuna umuheto nimwigendere. Urumva rero icyo nashaka kuvuga ku kibazo cyanyu, abanyarwanda bari bazi Imana, kandi Imana y'u Rwanda ituye mu mitima yabo, bakavuga i Rwanda nk'imutima. ngira ngo dukomeza icyo
nkunze nuko mwese muhuriye ko Imana nyine isanzwe izwi ari Imana imwe, ahubwo nkibaza kuko ibi tubigarutsemo kubera mu bantu hanze hari ukuntu bafata icyo gisobanuro cy'Imana y'u Rwanda n'Imana yo mu ijuru mu buryo butumvikanaho kimwe. Nkibaza ngo niba Imana y'umutima, iyo Mana y'u Rwanda Rutanga amaze kuvuga, ese Rutanga Rwamaboko utavaho nyita Rutanga tukabiyongeraho Rwamaboko oya sukongeraho nirimo sogokuruza yitwaga Rutanga Rwamaboko ngayo umujinya utamuterekereye neza rero ntitwatekana. Iyo Mana y'umutima Pastor wemera ko ari iyo Mana iyo yatubwiye ko ari Imana y'u Rwanda, niyo Mana ishobora kuba Imana y'Abarundi, kaba y'Abagande, kaba iyabo mwisi? Ese niba i Rwanda ari umutima kuko abivuga, abandi nta Mana bafite? Oya, ariko reka tubyumve kimwe. Buriya nunafata Bibiliya, ngira ngo ikibazo twagize no kutabanza gusesengura ngo abantu bumve neza ibintu, noneho baritiranya. Uzumva rimwe na rimwe abantu kubwira ngo Abanyarwanda ngo basengaga ibigirwamana. U Rwanda rwari igihugu kiri monotheiste, gifite Imana imwe, ariko iyo baterekeraga cyangwa bakabandwa ntabwo ibyo ngibyo babyita Imana. Ntabwo Nyabingi yigeze iba Imana, ntabwo Ryangombe yigeze iba Imana, ntabwo nawe yigeze aba Imana, ntabwo abazimu bigeze baba Imana. So ubwo turimo kuvuga ku Mana muyitandukanye n'ibyo bindi, icyo nicyo turi buhereho. Ariko nunareba no muri Bibiliya, ba Paulo bavuye iwabo muri Israel bajya mu Bagiriki. Mu Bagiriki bagiraga Imana nyinshi, arareba asanga bafite igicaniro cy'Imana itazwi. Aravuga ati rero jewe Imana mbabwira ni Imana itazwi, niyo ngiye kubasobanurira, niyo yaremye ijuru, niyo yaremye ibiriho, niyo tugenderamo, niyo izaciraho n'abantu urubanza. Ahera aho ngaho. Rero twebwe kwibaza ngo se iyo Mana Abarundi bavuga, Abakongomani bavuga, n'abandi bavuga, banza urebe ibiranga iyo Mana. Nusanga ariyo bavuga, kuko nibyo nk'abo bamisiyoneri b'Abongereza babanje gukora, bavuga ati ariko Imana yo muri Bibiliya ibiyiranga nibyo biranga iyi Mana y'Abanyarwanda, basanga ni bimwe. Baravuga ati rero iyi Mana irema igaca imanza, iyi Mana itanga ibyiza, itanga imvura, itanga abana, igatanga inka, iyi Mana irengera abantu ikabarinda, niyo Mana tuvuga. Wenda ntibayibonye nk'uko ko Bibiliya yanditse, ariko concept, mbese igitekerezo ni kimwe. Icyo ngicyo kibanze kiveho. Ahubwo wenda muze kubaza ibyagiye bitandukana, kuki byatandukanye, ariko ubundi ubajije ngo kuko mbwiye ngo ese iyo bavuga i Burundi, iyo bavuga muri Kongo, iyo bavuga muri Nigeria ni imwe. Ahubwo no bugenda ubanza urebe ibiyiranga, urebe ko bihura n'ibyo ngibyo. Reka kugeza ubu noneho tugendane nk'abantu tubona ko Imana ibiyiranga ari imwe, yaba iyo yavuzwe muri Bibiliya, yaba niyo Rutanga Rwamaboko amaze kutubwiraho. Turebe noneho uburyo bwo kuyigeraho, twemera ko habaho gusenga. Yego. Ariko bikorwa mu buryo butandukanye. Niba namwe mubyita gusenga, ngende kubivuga nk'umukristo, ariko ubafite mwembi ngo muze kumfasha kugira ngo n'abadukurikiye babyumve. Reka turebe mu buryo bwo kuyigeraho. Rutanga Rwamaboko nahoze nsoma nkabona hari ibyo bita kubandwa. Mu bakristo cyangwa se abasenga mu buryo bugendeye ku buryo butandukanye n'ubwo ngubwo bakabyita gusenga. Tubwire noneho kugera kuri iyo Mana, Pastor, kugera kuri iyo Mana. Reka ugiye kubaza ibyo kubandwa no guterekera, reka ndeke Rutanga wanza wari ubisobanura. Kugera ku Mana muri ubwo buryo kwitiranya kubandwa no gusenga yatandukanye. Nababwiye ni ukumenya ibibazo uko mubibaza. Ubundi iyo ujya kubaza ku bintu ugomba kuba ufite uko ubiziho, noneho ugatumira abatumirwa bawe kugira ngo babivuge mu buryo atari we wivugira, cyangwa ubabaza ibindi by'amatsiko wagira, ariko ufite uko biziho. Ingorane rero mfite nk'ubu, urasanga wenda ibya Bibiliya mushobora kunyenyeretsa, ariko nabyo haza abazi kubisobanura, ugasanga abantu bari mu kirere. Iby'umuco wacu byo byabaye ikindi rwose, byaracinyijwe.
urumva nk'icyo ngicyo bwa mbere abantu benshi bibwira ko nk'ubu abantu bazi ngo Imana ni ya Rutanga Rwamaboko, ngo Rutanga Rwamaboko ngo yazanye Imana y'u Rwanda. Jewe ntabwo ari igihe waremye u Rwanda, nta nubwo ari igihe waremye ikinyarwanda. Iyo nyito iriho kuva kera, iriho kuva kera. Muri Bibiliya mufite ndi cyangwa ndiho, ndi niri, Imana niri n'urumuri. Ndi bisesengure mu turemajambo ni niri, Imana niri. Iyo ri bavuga mu gikama, igikemeti, igikama kandi wavugaga abarundi iki na abakama n'abana b'Imana nibo mu kinyarwanda bitwa bene Imana. Iyo ri n'ukwezi, twe turi abanyakwezi, abanyarumuri. Ni naho hava abacwezi, abanyakwezi mu kinyarwanda. Muri izi nce z'ibiyaga bigari twegeranye nka za Uganda hirya ho bakavuga cwezi, abanyakwezi. Cwezi, kwezi, suwezi, mbitware gutyo kubera abantu bashobora kuzumva ibi. Ni kwa gutanga abageni yavugaga, gutera imbuto kw'abashakanye, noneho hakabona hakavuka ubuzima butazima. Turi abanyarumuri, ariko urumuri rukomora ku rundi rumuri, urumuri rugari, urumuri rukuru ni izuba. Izuba muri iyo Bibiliya muvuga, ndaza kureba ko munazi niyo Bibiliya byibuze. Muri iyo Bibiliya bavuga ko Imana ari izuba ryo gukiranuka. Wabyumvise? Urasanga turi abanyarumuri ariko tutari urumuri nk'urwacu, ahubwo urumuri dukomora kuyaturemye, iyaremye. Ni nayo mpamvu bavuga Nyagasani. Ubundi Nyagasani ni inyito y'Imana, titre ni inyito y'Imana. Hanyuma bakavuga Nyagasani Imana y'u Rwanda, ariko bakanavuga Nyagasani umwami w'u Rwanda, bakanavuga Nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda. Wakwibaza ngo abo bantu baba bagizwe Imana cyangwa baba bigize Imana? Sibyo, kuko iyo bitwa gutyo nabo bazi neza, banatongerwa mu ndahiro zabo no gutorwa kwabo kwerezwa Imana. Bavuga ngo berejwe Imana kuko bararagurizwa, indagu zikabyereza. Ni ukuvuga iki Imana yemeje ko ari cyo. Bakavuga ngo Imana yeze yereye umwami naka, yeze yereye imandwa naka ko ari we mandwa nkuru. Abo rero bakaba ari abahagararizi b'Imana mu bantu, umwami mu buryo bw'ubutegetsi, ubuyobozi, noneho imandwa nkuru mu buryo bw'imyemerere. Niba ariko nabivuga, ariko iryo jambo imyemerere ntago riza neza, nabuze irindi nakoresha. Uburyo abanyarwanda babana n'Imana, uburyo nyomatanyamana, kuko abereyeho kubandisha, komatanya abantu n'Imana y'u Rwanda, komatanya abantu n'abazimu babo batazima, abakurambere. Hanyuma rero ubwo urumva yuko abo bantu ntibirata ko ari ba Nyagasani, ahubwo birata Nyagasani uri muri bo, utuma bagira bene Imana, abanyagasani, abamana, bene Imana. Kuko bene Rutanga Rwamaboko ni bene Rutanga Rwamaboko, bene Rutayisire reka bari twivuga kuko turi hano ni bene Rutayisire. Ubwo rero bavuga bene Imana, urumva ko turi abana b'iki b'Imana. Abanyarwanda bitwa bene Imana. Abarundi ni abakama. Abakama biva ku mukama mu Kirundi. Umukama ni Imana, abakama ni iki? Sabana b'Imana. Bakaza rero bakakubeshya ngo biva muri Egypt, Kemet, kandi ari abakama. Hano hari ubushakashatsi tuzagira umwanya wo kubibatangariza turimo gukora. Nababwiye ibi bintu abantu n'ingeza kubivuga bakwiye kubanza no kumenya indorerwamo barebesha umupfumu, kuko umupfumu nabyo biva ku nshinga gupfumura. Ibi ndimo kubabwira nabyo ni ugupfumura. Ubu mwaje gupfumuza kuko mwamenye ibyo mutari muzi, mwaje kuraguza. Ibintu byarabarenganye, ndengurira noneho induru zizavuga se ko na pastor twaraguje rero. Ubwo nawe muramuhanuzaho ntacyo. Ariko icyo nashaka kubabwira nuko twatandukanya ibyo byo gusenga, ngira ngo niho twari tugeze, no kubandwa. Kubandwa nibyo nari nkomojeho, biva ku nshinga kubanda, bivuze komatanya. Nkuko wafata iki kintu kiri kuri indangururamajwi ukagifatisha kikaba kitanyeganyega, bikomatana rwose bikaba bimwe. Harabaririmba bati twomatane akishami n'igiti. Ishami hari ushobora kurihwanyura, ariko ibyomatanijwe muri ubwo buryo ntabwo ushobora kubihwanyura. Niyo wabihwanyura kimwe kijyana ubuzima bw'ikindi. Kubandwa rero biva ku nshinga kubanda, bivuze komatanya. Abanyarwanda bakabandwa kabiri, kubandwa ubwo nuko matanywa, bakomatanywa kabiri.
bwa mbere bakomatanywa n'Imana y'u Rwanda, niyo mpamvu imandwa zabaga zishinzwe imihango nyomatanyamana. Ni abatambyi bakuru, ubivuze mu buryo ngereranyamico, kuko nanize umuco mu buryo nyambukiranya na mpuzamico, intercultural studies n'amateka. Ni ukuvuga yuko bimwe bavuga ngo abatambyi bakuru, les grands sacrificateurs, umutambyi mukuru, nk'abo baroni bande ba Eri mu Barewi mu bitabo bitanu bya Mose, twebwe twari dufite imandwa. Bakaba n'ubwoko bwihariye nk'uko nabo bari ubwoko bwihariye bw'ababanda. Jewe bibabwira kandi ndi umubanda, kandi si n'umubanda wari we wese, ndi umubanda w'umudogo. Hariho akadogo ni wo munsi abanyarwanda bizihizagaho imyemerere yabo, tubivuge gutyo, ku Mana mu muco wabo. Urumva bifite ukanitwa nanone icyamweru nicyo cyaje kuvamo icyumweru. Uraza kumbwira abibye abandi cyangwa abagize ibyo bakura ku bandi. Noneho bakomatanywa rero kabiri, bakomatanywa bwa mbere n'Imana y'u Rwanda, bwa kabiri bakomatanwa n'abazimu babo batazima. Ntihagira bikanga rero nituvuga abazimu. Abazimu nk'uko igiti ari imizi yacyo, niko twebwe abazima turi abazimu bacu. Ni ukuvuga ko uyu munsi umpimye mu nyama n'izi by'ikiganga, ukampima mu nyama, ukampima mu magufa, ukampima mu musatsi, wasangamo Rutanga Rwamaboko sogokuruza. Ibyo bita DNA, ADN, utugira ngingo. No mu mico rero, nk'ubu bupfumu ntabwo nigeze ku bwanjye, ariko kubw'umurage wa sogokuruza bundimo. Urumva ko turimo mu mwuka, mu ntekerezo, mu myitwarire, n'ubundi turabo twamezeho. Komatanywa nabo rero, uwo muhango nyomatanyamana, kugira ngo tugire imyumvire, imitekerereze, imyitwarire, imigirire nk'iyima umutima w'Imana. Urumva umuhango wo kubandwa icyo wari werekejeho. Urumva ko ntabwo bihuye no gusenga biraza kugira icyo aho bigarukira. Hanyuma reka mpfundike kugira ngo na mugenzi wanjye agire ibyo avuga. Noneho komatanywa n'Imana, ugira imico y'Imana, mbese ugira ubumana muri wowe, kuko nturi wowe ubundi uri Imana iri muri wowe, uru rumuri rutuma umurika. Bwa kabiri rero komatanywa n'abakurambere bawe, kuko ku isi yose nta Mana yigeze ibaho itagira abakurambere bamenyesha bazakurikiyeho iyo Mana. Urumva impamvu twamatanywa nayo? Ni nayo mpamvu burya mu biririmba mutanabizi, ariko abazimu bacu ntibazimye, bazimbukiye no muri abo bahanzi bahanze iyo ndirimbo, wenda babigira batanabizi. Inkuru yubahiriza igihugu ngo abakurambere b'intwari bitanze batizigama, bararuhanga ruvamo ubukombe. Ntitubaririmba se ngo tubebo? Iyo tubibuka si uguterekera, kwibuka buryo no guterekera. Hari icyigisho nigeze kwigishaho, abantu bamwe barikanga ariko mu mizi babyumva neza. Kugira ngo dutegure, ubwo ngeze kuguterekera rero, kugira ngo mpfundikire aho ngaho, ndapfundika ibidapfundikwa kuko ni birebire. Guterekera biva ku nshinga gutereka. Era ni ira, ingereka ngirira, bijyanye no gusesengura amagambo niba mubyibuka. Ira rero yongereka ngirira ni ukugirira undi muntu, igikorwa ngirira ugirira undi muntu. Gutereka rero, ubu mwateretse ibyuma byanyu bifata amashusho, ibijyana amajwi, mubidutegurira kugira ngo tuzagira n'ikiganiro. Mwateguriye abantu, wabitwara gutyo, mwateguriye rero, mwateguye ifunguro kugira ngo usangire n'umuntu, kandi abasangiye ntibarasana. Guterekera rero banategura amafunguro. Ugategura rero, ariko bwa mbere ikigenderewe si ayo mafunguro, ni imitima yacu, kugira ngo abakurambere bacu babazimu batazima. Mutandukanye rero bya bindi byo kwiyambaza Imana n'abakurambere. Abanyarwanda nta nubwo basenga, ntibasenga Imana. Gusenga ni ugusega, ariko zinze guhondana imitwe na mugenzi wanjye, ndasobanura ikinyarwanda nk'umushakashatsi. Hanyuma bo rero basetsa Imana, n'ubu reka nsetsa Imana, ngo seka gasa niki Rwanda, rusekere rwubwe neza. Ibindi mu kuvuga ntabwo ari amagambo ya Rutanga Rwamaboko, ni ibintu bikuru. Nzahinyuzwa n'abakuru. Nibavuga ko ibyo Rutanga Rwamaboko avuga bitigezeho, nzarorera kongera kuvuga akanwa kazaziba, sinzongera kubandwa no kubandisha. Rero ngo seka gasa niki Rwanda, rusekere rwubwe neza, rusenderezemo amahoro n'amahi, rutsindira ubusame n'ubusharire, rutsindira ubukenya n'ubugingo buke, rutsindira icyago n'icyagane, rutsindira nyamunsi n'intumwa yayo, rutsindira umwanzi wo mu kirambi
n'umurozi uvuka ishyanga. Gariki ibiganza tugabire rugaba rwagisha rugabo maze twishyuke mu Rwanda. Uzi gusetsa Imana icyo ari cyo? Niba ufite abana baragenda bafite na pastori nuko nguko. Abana iyo bakuje imbere bagakina bakanezerwa bakagira gute, uraseka ukanezerwa ukabaha wenda n'icyo utari wateganije, ariko batagombye kugisaba. Nguko uko abanyarwanda basetsaga Imana. Guterekera rero tugategura ibyo kurya, tugategura ibyo kunywa, na amata n'ubuzima butazima, ni inzoga, ahubwo ibyo wenda uze kubihuza na bya bindi byo by'ifunguro ryera, byo guhazwa, byo kugira gute, byajya kugira akantu k'akanyenyeretso. Nuko nguko kugira ngo wa undi se ntavuga nyine ariko n'umuzimu ntaterekera ngo murye kugira ngo mubenge. Rero natwe turya abo bazimu bacu muri ibyo twaterekereye. Turya iyo mizi yacu kuko duhinduka ibyo turiye. Turya iyo mizi yacu kugira ngo duhinduke, tugaterekerera mu muriro. Inga mpfundikire mu muriro. Umuriro rero ukaba ikimenyetso cy'urumuri rutumurikira, ngo batubere urumuri rutumurikira, kuko twe ntituzi inzira y'ubuzima. Batubere n'imbaraga. Umuriro ni ikimenyetso cy'imbaraga, tugota tugasusurukirwa. Ni nayo mpamvu burya nta gitaramo cy'u Rwanda kitagira umuriro. Pastor Rutanga Rwamaboko avuze mu busobanuro bwimbitse. Mu by'ukuri ikibazo nyirizina nari nabajije ni ukuntu tugera kuri iyo Mana nkuko yagiye bivuga mu buryo bw'ikinyarwanda. Mwe mufite indi nzira munyuramo ngo mugere ku Mana. Ese ukora reka maze nkwereke. Ikibazo akenshi tugira nuko tumara igihe tugereranya ibintu bibiri bitandukanye. Abanyarwanda mbere yuko bagira Bibiliya bari bafite uko babona Imana. Ahubwo giye mbona mubaza ibibazo bitari byo. Uti kuki mubaza ibibazo bitari byo? Paulo ajya mu batenayi mu bagiriki yavuze ijambo neza ryenda guhura n'ibirutanga yavugaga. Aravuga ngo Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose. Iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Sibyo? Kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu ntugira icyo akennye. Kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose. Niyo mpamvu burya abanyarwanda babibwiraga ko isi yose ari u Rwanda. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho, nk'uko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Aba nabagira iki yabwiraga. Iyo abazanye ubutumwa bwiza baza bakavuga ati ariko muzi mwitwa bene Imana, ariko turumva dushaka ko ya Mana mwashakaga mumeze nk'abakabakabye tuyagure. Biba byaroroshye cyane ko abanyarwanda babyumva, kuko urabona hano iyi ni Bibiliya nasomaga. Paulo yagerageje guconnectinga n'abagiriki ngo arebe uko yahuza uko bumvaga Imana n'ubutumwa bwiza agiye kubazanira. Twebwe ikibazo twagize ni ikihe? Nuko abantu bari baragati mwebwe mbere yuko tuza nta Mana mwagiraga, nibyo mwagiraga byose ni amafuti. Rero iyo banje kujya kubwira umuntu ukabanza ukamutuka, buryo uba wishe ibintu, kuko aragubwira ati rwose ubu iki gihe cyose namaze nari mu mafuti. Jewe nanibwira yuko na Rutanga Rwamaboko mu gukura kwe yanabivuze ati ubundi sindi umupfumu, ariko mu gisekuruza cyanjye harimo umupfumu, harimo abapfumu, no mu cyanjye subiye inyuma barimo. Rwose kitari na kure cyane barimo. Wasanga ariyo mpamvu duhuza pastor. Oya, reka nkubwire barimo. Ariko icyo nshaka kukubwira si icyo ngicyo. Hari abantu benshi nibwira ko na Rutanga Rwamaboko ashobora kuba ari muri iyo kategori.
bavuze ati ariko twebwe aba bantu baraje baradupfubya badusubiza inyuma baradusuzugura tugomba gusubira ku isoko ya bajyanyweyo niki bajyanyweyo nuko bumvise yamvuga ipfobya yamvuga isuzugura yamvuga ihakana twebwe reka dusubire iwacu kuko nabyo hari ibyo twari dufite. Aha rero niho ikibazo kiri. Ubundi kwirirwa umuntu avuga ngo ariko ngo abanyarwanda barasengaga Rutanga kavuga ati no ntabwo basengaga basetsaga Imana bakayinezeza, ariko none munsi natwe dukora worship kuturamya Imana. Iyo urimo kuramya Imana ntacyo ubusaba, uvuga ukuntu ari nziza, ukuntu ari gitangaza, ukuntu ari rurema, ukuntu ari gira neza, nibyo Rutanga yavugaga. Ariko ikibazo kirimo ahubwo mfite ku banyarwanda ari nacyo wenda twagombye no kwigaho. Bamwe baraza bakakubwira ati twebwe Imana y'abazungu twarayiretse. Ntabwo noke ni mwigane Rutanga musubire ku y'abanyarwanda. Ikibazo dufite nuko dufite abantu b'ibihindugembe ntibagiye ngo bafati iyo ngiyo bisi y'abazungu itari ni y'abazungu. By the way tubishyize mu kuri, ntabwo Bibiliya yanditswe n'abazungu kuko Yesu ntabwo yari umuzungu. Murambwira abantu nkabwira nti buriya ugiye kureba neza wasanga abanyafrika benshi muri Bibiliya kuruta abazungu. Yesu ahunga ntabwo yahungiye mu Butaliyani, yahungiye hano haruguru muri Afrika. Ba Mose babaye muri Afrika, ubwenge bwo bwanditse Bibiliya bwavuye muri Afrika, ba Yosefu babaye muri Afrika, umugore yarongo yari umunyafrika kazi. Bikubwira ngo iyo abantu bakubwira ngo Imana y'abazungu ndabwira no ibyo nabyo n'ubusesenguzi bubi. Ubwo busesenguzi bubi rero nibwo bugonganisha abantu. Jewe iyo abantu baguma mu murongo umwe bakavuga ati twebwe turi hariya twibandirwa tugaterekera abazimu bacu kuko ntabwo babandirwa ngo baterekerere Imana. Amve tubwo niho byo wenda Rutangaze kongera basobanurire mu byumve neza. Kubandwa no guterekera ntabwo biconnect, ntabwo ari iby'Imana. Twaterekereraga abazimu tukabandwa imandwa ziri hejuru y'abazimu ho gato kuko ni na nkeya mu mibare zigahurirwaho n'abantu bose. Abazimu ba Rutanga ntabwo aribo ba Rutayisire kuko abazimu bari mu muryango. Abazimu bo kwa Rutanga ntibashobora kuntera n'abanye ntibashobora kumutera ko ntacyo dupfana mu buryo bw'abazimu. Kwa abazimu bacometse mu muryango, ariko imandwa bose bazihuriraho. Ariko iyo babandwa, iyo baterekera nk'uko yabisobanuye, ntabwo ibyo ngibyo ari byo bitaga gusenga. Imana yo ibiri hejuru yabyo na ryangombe bamucaga imbere bagahorana Imana ryangombe ko ryangombe si Imana. Abyo wenda ahubwo n'ibiganiro nk'ibi byagombye gufasha abantu gusobanukirwa kugira ngo be kujya banatuka n'ibyo batazi. Ariko wenda niho turuze kugera ubwo gena Rutanga tugaca inzira ebyiri, agaciye iburyo aho yicaye nanjye ngaciye ibumoso. Ni umusaruro wavugamo mu mibanire no mu mitekerereze. Naho ubundi ibindi bisigaye abanyarwanda bari bafite uburenganzira bwo kugira Imana nk'uko bagira iki. Paulo yavuga ati ubundi y'Imana muvuga niyo yaturemye twese, n'abahimbyi banyu bavuze ko muri urubyaro rw'Imana. Natwe basanga basogokuru bavuga ati turi bene Imana. Bagombaga guhera aho ngaho bakagura. Aho niho ikibazo cyabereye. Naho ubundi giye niyo mpamvu Rutanga nta kibazo ngirana nawe kuko Rutanga cyo tugirana nuko unyita Rutanga Rwamaboko. Reka nongera kongeraho rikomeza Rutanga Rwamaboko nkuko tuvuga Rutayisire rutamujyanye. Ari icyo ndi gutekereza ngaho ni mubazi ibibazo noneho musoma Bibiliya kandi mwemera n'ibyanditsemo. Hari aho bavuga ko Yesu yavuze ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ugera kwa se cyangwa atamunyuze atari wanyuzemo. Rutanga Rwamaboko akaba agaragaza ubundi buryo bwo kugera ku Mana, kandi iyo Mana twamaze kubona ko ari Imana imwe. Ese uwaca ku yindi Mana nani mu yindi nzira nk'uko Rutanga Rwamaboko abivuga, uwo muntu tumufata nk'umuntu uri guca mu nzira idakwiriye, byo ubivuga hirya? Bon, ubwo reka mbanze subize Rutanga Rwamaboko nabaze gusubiza. Nuzitegereza neza kandi noneho reka mbabwize ukuri. Aho navukiye, aho nakuriye hariya mu Mutara muri season muki barabandwaga, habaga abapfumu. Nakubwira ngo ntabwo kubandwa, ntabwo guterekera, sibyo? Iyo Yesu avuga ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye, nacyo ntabwo abantu bacyumvise neza. So bo bumva yuko iyo abantu bumva neza icyo yashakaga kubabwira,
nta nubwo bajya bagira ikibazo. Kubera iki? Iyo bavuze ngo Yesu ni inzira, ngo Yesu ni umucyo, ntabwo atumurikira twageze mu ijuru, atangirira hano mu isi. Ni naho ikibazo gikomeye kiri. Ni naho ngewe njya ngira ikibazo, abantu bajya impaka bakirirwa batukana batongana nkabagana, ariko mwabanje nibura mukagerageza kuba icyo muri cyo. Kuko ntubona Rutanga Rwamaboko, abantu benshi baramushima bati nibura we ari muri gakondo, sibyo, y'Abanyarwanda. Ariko ni bangahe bayirimo? Kuko bagiyemo nge nta kibazo nagira. Uzi impamvu bagiyemo nta kibazo nagira? Kuko ngiye no kubabwiriza najya mbonaho mpera, ahubwo nuko bafashe ibintu byose barabihakana, sibyo. Wenda Rutanga Rwamaboko, mbabarire kubera akamenyero kabi twafashe, kubera Rutanga Rwamaboko nzi neza yuko yabyivugiye, yaza kutubwira atari ko byaje gute, niki cyakuzinuye muri ya dini wigeze kubamo. Niho uza kumva neza impamvu. Kuko rimwe na rimwe ngiye mbona abantu barazati Rutanga Rwamaboko w'umupfumu, nkabona ko Rutanga Rwamaboko nzi neza yuko akura yiga primaire, yiga secondaire, yiga university, kuko yarize, ntabwo yari umupfumu. Nimba mbeshya aze kumbwira ati nuko utanzi neza niga muri university nari umupfumu. Nzi neza ko Rutanga Rwamaboko ajya kuba umupfumu hari impamvu ya, nkuko nanjye njya gusobanuka nkafata icyemezo cyo kuba umurokore, hari impamvu. Aho rero niho ushakira. Wenda reka ngewe nihereho, kuko ubundi twaba tugiye kujya impaka z'Imana. Ubundi twaje mwatubwiye ngo tugiye kuvuga ku Mana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda rwose nta kibazo nyifiteho, uko Rutanga Rwamaboko ayivuga niko nyivuga. Ahubwo ikiba gisigaye niki? Iyi Mana y'u Rwanda wenda wayivuga nk'umupfumu, akabandisha abantu, akabaterera, akabaragurira. Rutanga Rwamaboko uranaragura, wazaje kuraguza ko ari bwo ko ujye ugendera ku byo wanyuzemo. Ndakanyagwa ntabwo namvuye kwa Yesu ngo njye kubaza abakurambere. Reka tubyihure. We wibimbwira, reka wibimbwira, taragura sindemo nure mandwa ntizibeshye. Reka twigarukire kuri iki ngiki, kuko buriya akenshi ngiye mbwira abantu ngo niba wageragezaga kuzana Imana mu buzima bwawe, wazageza ahantu ukavuga ngo ndabona ibi ntabwo birimo kungezaho, ndimo gushaka kujya, ukongera ugakabakaba. Nk'uko hariya Pawulo yavuze ngo Imana yashyize ko abantu bazayishaka ngo bameze nk'abakabakaba kugeza igihe bazayibona. Kuko Imana ugira mu buzima bwawe bwa buri munsi, ya Mana yo mu mutima Rutanga Rwamaboko yahoze avuga, ikaba mu mutima wawe koko. Iyo watangiye kugenda gutyo, ibintu byose biroroha. Rero ahubwo wenda tubwire niki cyamuzinuye cyangwa se cyamukuruye, kuko ashobora kuba atari ibyo yazinutswe hariya mu idini yahozemo, akavuga atari ko yewe nibi nagiyemo ndabona ntaho bitandukaniye n'ibyo wakurambere wacu. Icyo gihe byamfasha kuganira nawe ahubwo kurutaho, kuko buriya gihe idini itangira kumbera ingirakamaro. Ubundi dini zose ushatse wazishyira mu gatebo kamwe kajugunya, kuko Imana si idini, nta nubwo ifungiye mu idini. Ahubwo ugomba kureba ngo ariko iyi Mana y'abakurambere n'iyi Mana yo muri Bibiliya tubana nayo dute? Iyo utangiye kugera aho ngaho rero nibwo uzumva icyo Yesu yavugaga, avuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Wenda uze kumbaza impamvu mbivuze gutyo, ariko reka niyo kwiharira ijambo na Rutanga Rwamaboko wanza tubwire. Rutanga Rwamaboko icyo pastor asorejo yuko Yesu yavuze ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa se atamunyuzeho. Wigeze ugerageza guca muri iyo nzira ukumva wayihindura ugaca mu yindi nzira wahisemo? Ndaribuze rero, ndaribuze pe, ndaribuze kuko ntayinyuramo. Yesu se wava he yavuka he? Aha rubanza ndi bugarukirane pastor nkuko yarambajije, nanjye nkayamubaza, kuko ibibazo muri mu kutubaza ndabona bitagerayo, ndapfumura ngasanga bitagerayo. Nibwo turi buganire, twiganirire duterana amagambo mu buryo bwubaka aryo hanyuranyemo. Wenda namwe mujye mubaza aho mwumva tutagera,
ariko ndumva mutarimo kugezayo neza. Ngaho pfumura. Reka dupfumure nyine turenge ibigaragara tugere mu bitagaragara tugire ubwenge bw'Imana kuko burya gupfumura ni iby'Imana niyo mpamvu bavuga Imana yeze. Muti umupfumu ubundi wabije muti abanyarwanda bagira icyo bita irage. Yego. Irage biva ku murage. Umurage umura muzi ko tuvuka mu mira ya baba mama tugaca mu ndi byara tuvuye mu ndi samirwamo ibyo nabyo bifite icyo bivuze tukavukana uwo mura tugifatanye na ba mama uwo mura cordon umbilical mu gifaransa uwo mura niwo bagenya ariko bagapfundika tukagumana bwabura bwa ba mama. Niyo mpamvu nutukanyina utukase ntacyo aba kiricyo aba yiciye ku isoko y'ubuzima. Nyoko ni icyoko cy'ubuzima bwawe nkuko imvura igiraho yokoka. Dore ndabona imvura igiye kugwa cyagoze icyoko cyasi nkizi nibiri bugwe cyangwa itari bugwe, ariko abantu bareba icyoko bakavuga bati ubwo iturutse hariya ntiri bugwe, ubwo iturutse hari iri bugwe. Nyoko nicyo bivuze. Isoko y'ubuzima bwawe. Hanyuma rero bakagenya ukagenda ariko si wowe ugiye ujyanye wamura. Turi ba data turi ba mama, ni nayo mpamvu iyo batagihari aribo duterekera. Ntiduterekera abazima, duterekera abazimu. Wabyumvise ibyo ngibyo byo wakurambere. Ubwo rero iyo uvuka kuri babandi mbere ya data. Rero data munyabarame turabarame b'inkikabahizi kwa nkikabahizi babatanga amaboko kwa sogokuruza Rutanga Rwamaboko babatambira bagatambira karutungana ugakomeza ababanda b'abadogo. Urumva imbere yanjye hari abo ngabo. Mbere ko mbaho hariho data, mbere ya data hariho sogokuru, mbere ya sogokuru hariho sogokuruza. Rero abo bose bandimo kandi narimba arimo ntarabaho. Sogokuruza rero mvutse Rutanga Rwamaboko urumva yari umupfumu, yari nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda. Noneho ibyo bintu bibiseka utabicinye rekanda ari urukundo birakomeye cyane. Imandwa nkuru y'u Rwanda. Epe n'ubu ndaterekereye ahubwo ntunge ntureze. Hanyuma andaga iby'ubupfumu ariko nakuze igihe cyabyo kitakiriho. Ubukoroni bwari bwaramaze kuza, abakuru bacu bari baramaze kugenda. Mu 1925 kera Gashamura ka Rukangirashyamba umutware w'umuganura umutsobe. Umuganura niwo wahuzaga abantu, ni burya ni nawo umuterekero mukuru twagiraga kuko ikimenyetso cy'umuterekero ubundi n'ubguhuza kugira ngo abantu babumwe bomatane ubumwe bwabo bwe kuko abasangiye ntibarasana nta nubwo bistana ibisambo, ariko abatasangiye bibi ikindi kibazo. Hanyuma bamucira i Burundi mu 1925. 1930 Musinga Rugwiza Kurinda niwo waherukaga ku bwami. Nyuma y'ubundi wavuga ko abandi banagiyeho mu buryo imihango y'ubwami itanakozwe. Ubajije abasaza bakuru babikubwira. Naganiye n'umusaza Mpyisi, hari n'abandi twagiye tuganira mu bushakashatsi bwanjye barabikubwira neza. Ibyo birazwi n'amateka. Hanyuma igihe rero Musinga icyo bamuciriye nuko yanze kubatizwa. Ati se nintabatizwa biragenda bite? Tuzajya mu ijuru utanyuze kuri ya nzira n'agakiza wavugaga. Ubu se ba data nabande ko batanyuze muri iyo nzira ubu bari hehesha? Ubu ntabwo bari muri iryo juru muvuga atereka da bari mu muriro ubwo ngubwo uzajya gushya ushane na muragatsindwa. Niba ari uwo muriro ubu nzagerayo nzasanga bara wose nanyu nsusurutse murakavunirwa umuheto najya kujya muri iryo juru nzajya kwigunga muri jyenyine ritarimo abakurambere banjye. Wabifata nk'urwenya ariko kuri gushira mu biganiro icyo yababwiraga yaravugaga ati imfura nzi aho zitari, aho data na batari aribo bandemye, aribo bantoje umuco no gukunda igihugu niki, aho batari gihe ndagiye kumara iki. Ijuru ritari mu mitima yacu burya n'ikindi. Hanyuma rero kubwa basogokuruza aho hari harabaye ikindi. Sogokuruza yashaje afite imyaka 104. Menya ko yabindaze nari mfite nk'imyaka nk'itandatu. Ndakana kajya mu mashuri yisumbuye. Sogokuruza baragiye utwo nari naramenye nkurirayo byari birangiye. Njya mu mashuri mbo amashuri mbo ibizana no bindi, ariko rero amazi arashyuha ntiyibagirwa wabo wambeho. Nsoza kaminuza mu mwaka w'2008 nari ndi mwimenyereza mwuga ryanjye rya mbere. Abaganga dukora imenyereza mwuga inshuro 2. Irya mbere rero ndi mu bitaro by'indwara zo mu mutwe n'iz'iby'ubuzima bwo mu mutwe.
bampa gukurikirana abarwayi. Umwe rero yari yarasaze kubera guca kuri kirazira. Mu bintu amadini yatwiciye harimo kuza avuga ko ibyacu ari ibishitani ari ibishenzi, harimo n'izo kirazira zacu, harimo imihango yacu, harimo imigenzo yacu. Ndaza kugaruka kuri cya kindi yavuze ko abasubiye ku bya gihanga wenda byaba byarabaye kwivumbura kubera ko babavuze nabi, bikaza nko kugira ngo nabo mbese umuteye igipfunsi nawe yirwaneho agusubize. Ntabwo ari ko bimeze, ibyo bikora injiji. Ntabwo rero ndi mu njiji, kuko nababwiye ko nk'umuntu wize nk'umushakashatsi, ariko ibyo si byo binjijura, kuko usanga ibyo twiza nabyo ari bijijisha abantu. Ndaza kubibabwira. Kumara imyaka nasakaka wiga ukagira impamyabushobozi z'ikirenga, ariko ukaba ntacyo ushobora guhangira abawe witwa ngo uri umuhanga, nuko bakwiha imihango. Utagira imihango ntagira ibyo ahanga, utagira imigenzo ntagira uko agenza, nawe ntiyagize uko yigenza. Nsoza ubushakashatsi bwanjye niko navuze ku by'imihango n'imigenzo. Hanyuma rero umuntu yarasaze kubera kwica inyamanza, kubera kwica inzoka. Inzoka yo yanabaye shitani. Inyamanza nari mbizi kuko wakuza abantu babivuga, ariko hari byari byarabaye ibindi. Nk'inzoka ntawashoboraga kuyivuga kuko inzoka abantu benshi bakuze bitwa bumva ko ari satani abanyuma, ariko abakuru inzoka bayifata ukundi. Njya kureba no mu bitabo bitandukanye, ndibuka mu gitabo cya Bigira Umwami muzasome cyitwa imihango n'imigenzo n'imiziririzo. Ndamukeje cyane nubwo ari umusenyeri nkabimandwa, ariko yarwanye urugamba rw'i Rwanda, yakusanyije imihango n'imiziro n'imiziririzo hafi ya byose. Cyaramfashije cyane icyo gitabo, nsanga icyo kwica inzoka kirazira. Burya ni inzoka muhuriye ku rugendo, ni inzoka yo mu nzu, ni umugenzi wigendera, ni umugenzi ushaka icumbi, uramushakaho iki? Abajyaga kumenya ibyo bakarinda ibyo binyabuzima, ntago wambwira uburyo batari kurinda bagenzi babo. Ndaza kubigarukaho mfundika, kuko ibi bintu birakomeye cyane, muba mwaduhamagarije nubwo mutabizi. Hanyuma inyamanza ni ikirangaboko cy'abagesera. Buri imihango n'imigenzo by'abanyarwanda n'imiziririzo bitandukanye n'amoko yabo gakondo. Niyo mpamvu iby'abakono bivugwa. Burya wabonye Rutanga Rwamaboko ahaguruka, ntabwo kwari ukurwana yindi ntambara, no kugira ngo abantu badakayirana ibintu byose bakajugunya. Ubuziko kubera jenoside yabaye mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko burya bitangirana mbere yaho za 59. Uziko kugira ngo ijye kuba byabaye yuko iyo mihango n'imigenzo byacu byavuyeho, ibyomatanyaga abantu n'abandi bikavaho. Sikokuruza yari imandwa nkuru, mfite ubuhamya bwe muri ibyo ngibyo. Ni amateka uzabaririze kwa Rutanga Rwamaboko. Iwacu ni mu bibungo bya Mukinga, hitwa gutyo kuko ari ibibungo byabungirwaga n'inka n'abantu. Ni iwabo w'umuco rero, nta kinyoma ngira. Abanyamakuru bamwe nkiza bagiye mu bibungo kugira ngo bajye kubaririza, barebe icyo giturumbuka, icyo kimanuka cyaje, ibyo bintu bivuye hehe. Abagesera nibo batanga ibibanza. Ibibanza, umuntu uguha ikibanza akagutuza, urumva wamuvuga nabi? Niba utamuvuga nabi, nibyo wibivuga nabi. Umuntu wabashaga kubana akabanira n'icyo umuntu umufitiye umumaro, hanyuma uwo muntu niba atabanira neza, birakwereka ubumwe bw'abanyarwanda. Inzoka nabyo nza gusanga rero, inzoka ni umugenzi. Inzoka se ni intumwa, ushobora kuza ifite ubutumwa bwiza cyangwa bubi. Yireka intumwa irarabirwa ntiyicwa. Hari inzoka baba bakuriyemo ibintu runaka bishobora kukugiraho ingaruka. Nako byamubayeho uwo murwayi ni w'igitwe hariya Busasamana. Nakoze urugendo njyayo, naraganyeshuri kadafite n'amafaranga, ariko ndashakisha udutike tw'amafuti, ndagenda njyayo. Ubushakashatsi bwanjye nabukoze mu buryo bw'amajwi n'amashusho, ndanabyandika hahandi, kuko mu by'ubuzima bwo mu mutwe buriya iyo tuganira bazi kubireba bandeba mu maso, kavuga batari ko kiriya gipfume ibyo kivuga ni ukuremekanya. Ariko kiriya kigabo ibyo kivuga nubwo tutacyemera, buri nibyo, dore biranagisa mu maso urabisoma. Rero iyo tuvura abarwayi ku by'indwara n'ibibazo byo mu mutwe, ibyo bintu urabireba ngo urebe ko ibyo umuntu avuga ateshaguzwa cyangwa ko bimurimo. Ntibyari bimpagije ndi mu bitaro by'indwara zo mu mutwe, njye niwabo kugira ngo ndebe mbaze abi wabo ko ibyo bintu koko byabayo, cyangwa no guteshaguzwa by'abasazi, ibyo bita delil, kuvugaguzwa, cyangwa no kubona kumva ibintu abandi batumva, hallucination. Nsanga ntabwo ari byo. Yishe inyamanza, yishe inzoka yakundaga kubaho mu miryango y'iwabo, ifite ibyo yakuriwemo, ayishe hagenda we arasara. Ndavuga uyu munyazi bampaye nzamukuraho n'inota na rimwe, kuko ubundi nakuze numva nzaba umuganga. Rero nabyigaga neza cyane, n'ujya mu ishuri urasaga yewe ndatsindira hejuru cyane. Hanyuma ariko kuri ibyo ndavuga nta manota ya stage yimenyereza mwuga ngiye kuyabura, kandi niyo atuma umuganga uba umuganga. Ubuze nzamukuraho iki? Warebaga muri dosiye ye
ukareba abaganga bamukurikiranye nabi bihangange bitwa ibimana mu kinyarwanda niko babita batwigishaga ugasanga baramunaniwe jewe winyiga guhuma umustajeri ndamukoraho iki umuzimu wa sogokuruza zantabare rero nzamukiramo ngo utabazimu batera neza na nabi je banteye neza ndibaza ngo ariko ibi bintu ko sogokuruza yabivuraga kana kanje k'imfura gafite imyaka 5 iyo nkareba uko kameze ubwenge bwako niki nisubiza icyo gihe ngavuga nti Rutanga Rwamaboko niyo napfubu ngo uwo mwana yitwa Umugiramana sha ntabwo byashira iby'i Rwanda ntibizashira noneho murambabare ariko rero ibintu mwambajije biratuma nsa n'uwiharira ijambo Rutayisire ni wewe wabigize kayikiva mu kanwa ka nyiracyo ariko ubwo kuko uri n'umushakashatsi ngaho kurikira maze uzandike amateka nawe gatsinda wiza n'amateka ntazayandika ngo ni bya Rutanga Rwamaboko hanyuma ndavuga ngo ariko ibi bintu ko sobokuruza yabivuraga ataraminuje atarize gusoma no kwandika ibyo muvuga ngo nibwo bwenge akabivura nk'umunyuzo kuko yarambwiraga ati zana icyuko iyo nkoresha icyuko uzaza ubirebe hariya zana icyuhagiro nkatera icyuhagiro nkatongera ibi ndahuze mvuga mu gaseka ukagira ngo ni ibisekeje si igiti abantu babona ngenda ni inkoni yanjye babona nambaye amababa nambaye impuzu batari ko abapfumu ibyo bagira ariko abazi ibyo ari byo si igiti cyumvira umupfumu si igiti buti ni igiti nk'iki kirimo ariko iyo bababwiye inkoni ya Mose muranezerwa bababwira inkoni y'umwamikazi ntuza mwongereza igomba kuzenguruka ibihugu byose mukanezerwa bababwiriza abakurambere bacu zakoze ibitangaza bababwiriza abami bacu batungaga umuntu inkoni gutya nyine akabamuhaye umugisha kandi koko agakira eshwe ntimushaka kubyiyambaza muzaba banditse hanyuma ndavuga nti ariko se niba n'abazimu badatera abantu urumva ndacyahinyuza ubu koko ntabwo nzagayika imbere y'amateka kuba sogokuruza yaragiraga ibyo nk'umunyuza akabivura bigakira jewe ndaminuje mfite n'umurage wabyo birananiye ntangira kwiyambaza rero reka mfundike kugira ngo aryo hanyuranyemo ntangira kwiyambaza ibya sogokuruza ntangira kugira ibyo yagiraga meze nk'umusazi mbibwira abantozaga ntigiye nabonye ibintu n'ibindi giye kugira nk'uko sogokuruza yagiraga ndebe ko nta kintu ndi bukuremo ndetse nahuza ibyo nize n'ibyo narazwe ndebe ko ntacyo nkuramo kuko nari narize ibyabazwe umuntu Fred byabato Binata byaba George Dovray mu by'ubuzima bwo mu mutwe bagiye batangiza uburyo bwo kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe baturukije mu masosiyete yiwabo mu miryango yiwabo bitewe n'ibyo bahuye nabyo mu mico yabo ntibazagushuke ntawe ushobora guhanga adashigiye ku muco we mu ncamake ndabigira birakunda nige watangije uburyo bushingiye ku muco w'u Rwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ubwo buryo kuko twakoraga ubushakashatsi mu Cyongereza naryo ni irindi cyano ubu wenda iyo mba ndi mu Kinyarwanda mba naragize ibirenze ibyo ngibyo nabwise Rwanda ni kacyo psychotherapy les psychothérapies basées sur la culture rwandaise none se wagira ngo ubuhangange buvahe ntabwo buva mu muco ntindagiye rero zanukaga zitababuye ni mundeke nge gupfumura nagatsinda gupfumura namenye ko ari ukurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara mwuka wa sogokuru ba muri giyewe ahubwo nkohore gende ubushakashatsi mbusoza ntyo soza nanagaragaje ngo habeho ikigo cyakwigisha abantu kubaho ubuzima bushingiye ku muco wabo umuntu abeho uko ashaka atera imbere uko ashaka ariko yeguta umurawe uwariwe umurage niho nadatangije ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco kubwo bushakashatsi bwarashimwe atari ku rwego rwa kaminuza gusa no ku rwego rw'igihugu burya ndi umufatanyabikorwa w'igihugu nkiri n'inyiga guhuma muri kaminuza nguko rero uko byaje kugeza uyu munsi wa none ariko rero ubusigiye mubona ni umuzimu wa sogokuruza urimo hanyuma abanyarwanda rero ntabwo baca kuri iyo nzira murimo muvuga ahubwo Rutayisire nabaze kuvuga ikiganiro cyatubera cyiza uze kumbwira ikintu wahoze uvuga ngo iyo abamisiyoneri bumvikana bakaza mu mwuka mwiza nyine wabivuze nk'umwigisha unigisha neza rwose ari nk'umuntu nyine wize kwigisha ariko hari nabize kwigisha burya batazi kwigisha hanyuma bakaza bakabwira bati iyi Imana mufite nkuko Paulo yagiye mwatenayi agasanga igicaniro cyanditseho Imana ndabizerega kurusha abazimu n'abazimu ntimugakeye ko ndakafuka imvugo rimwe muri ibyo hanyuma ati iyo Mana niyo nje kubabwira iyo Mana mwanditseho igicaniro kitazwi kuko baranditse Imana ya zisi ibiki byose wasanga hari iyo twibagiwe abanyazimu banagiraga nyinshi wasanga hari iyo twibagiwe reka dushyiraho n'igicaniro cy'Imana itazwi Paulo ageze ati iyi niyo nje kubabwira nzi kujya ukoresha urwo rugero uvuga uti n'abanyarwanda byari kugenda gutyo ntabwo ari byo uze kumbwira ikintu na kimwe
ubukirisitu cyangwa reka tubyagure muri rusange, ariko ubukirisitu se buriya se muri Bibiliya, wenda tuvuge n'andi madini, ibi bitabo wenda nturi buvugire Korani, ariko kuko wanize teolojiya nayo wagira uko uyireba. Mbese byazanye tutari dufite hano mu Kinyarwanda mu muco wacu, noneho tukabona ko iyo Mana igiye kwaguka kuko yitwaga Imana. Jewe nta n'ikibazo ngira cyo kurengera idini ndimo, nuko na iyo batuzaniye ntabwo ari yo Yesu yasize. Iyo batuzaniye si yo Yesu yasize, batuzaniye agace kayo. Kubera iki? Reka mbere kuri wa muntu watumye usubira mu mateka. Ubundi uriya muntu wasubiye mu mateka, nanjye ibyo ukora nanjye njya mbikora. Nkavura abantu ibikomere byo ku mutima kandi nkoresheje uwo Yesu wavugaga, wagiye ku musaraba akishyiraho intimba zacu n'imibabaro yacu, akishyiraho n'ibyaha byacu birimo nuko kwica inyamanza no guhemuka n'ibindi byose. Noneho umuntu akabyemera akavuga ati abaremerewe mwese muze mu nsange ndabaruhura. Tugiye tugakora rosansoma hano mu gihugu, ukaza nabo waruhuye wateye icyo, kandi sinibwo kubihakana kuko nakuze mbana na nyogokuru. Reka mbaze nkurangiriza ikintu, nakuze mbana na nyogokuru. Najyaga njya kugenda akambwira ati ndamwana ati ugenda ubanze umvomera amazi ati ngire akarimo mbanza gukora. Agashigisha umusururu agagiye guterekera karabaho ingwa ku kabindi, agazoma agatera hasi atenda bakurambire murebe uyu mwana mu muherekeze mu byagiyemo byose, mu murindire mu nzira bya bindi wahoze utondora, mu murindi cyago n'icyagane, mu murinda abagome, mu murinda abarozi, mu murinda abagambanyi, mu murinda bihinda n'ibisahinda byose ibyubu n'ibyubu. Ariko nkasubira inyuma nkatekereza, ndavuga ngo nyogokuru ntabwo muhora yuko yakoraga ibyo ngibyo, kuko Bibiliya iravuga ngo ukuri dusohoyemo niko tugenderamo, sibyo? Ariko nakubwira ngo nyuma yaho ikibazo nagize si cy'abakurambere bandi, kuko no kubandwa yewe nabaye aho babandwa no guterekera, twabaye ahantu baraguza bagaterekera nk'uko nabikubwiraga. Ariko hari ikintu kimwe bitakosoye mu buzima bwanjye kandi cyangora ibyaha. Buri ikibazo cy'idini yacu ya gakondo, Rutanga Rwamaboko, idini y'abasogokuru bagiraga ubupfura. Ariko ugasanga ubupfura rimwe na rimwe umuntu niwe ugena aho abugarukiriza naho aburekura. Uzarebe, reka nkwereke, uzarebe imfura zacu. Reka mpere kuri zo zabaga zitaramye ibwami, urebe ubugambanyi bwabagayo, urebe ubuhemu bwabagayo. Twagiraga idini itabuza umuntu gusambana, nubwo bakubwiraga yuko umugore ari gahuza miryango. Ariko nyine burya ngira ngo abagabo bakunda gusangira abagore, ariko ngira ngo umuco nta nicyo byababwira, uretse ko rimwe na rimwe byagiraga icyo babwira. Ntibyabuzaga kubeshyerana. Uzarebe ingoma ya Rwabugiri, urebe niyayibanjirije, urebe n'iy'abandi bami twagize, kuko burya ubupfura bwinshi bakubwira ngo ubupfura buva ibwami. Witegereze urebe. Jewe ikibazo nagize ni cyanjye personnel, niyo mpamvu ndavuga nti tubwire experience ya mbese ubuzima bwawe bwite. Ugiye kuvuga ubuhamya bwawe mu bakiriye tubuhamya. Jewe nize mu seminari, urumva nari mfite idini ninjiyemo imbere, ariko nkabona ntibifata. Ubundi nuwajye yigumira n'umujyi wacu n'ibyo nabigerageje nkajya kureba aho babandwa, kuko nashaka kumenya niki kirimo wenda cyambere inyunganizi mu byo ndimo gushaka mu buzima. Hanyuma ngeze aho ngaho uhura na Yesu wavure w'ukuri, kuko buriya hari igihe abantu benshi ndeba ntugire ngo ndimo ndarengera idini ya Gikristo. Ayavuga uko byumva rwose, barambona abantu mwabwira ariko idini ndimo kuvuga ntabwo yari yo dini nyakuri ya Yesu. Iyo kuko yo irankosora ikamwira mu biduka bikora ko ndakureba abakurambere bacu. Hari n'ubwantu bavuga ngo abazungu bataraza ngo barakundanaga, ngo twarafate mureke kumbeshya. None se Rutarindwa na Musinga ntibabaga indimo? None se kubona abantu bifata umwami washyizweho mu buryo bwemewe
n'imihango noneho yanayikorewe ya yindi yanamwimikaga akazira kuba rubanda, akazira kuba iki ngiki, babirengaho baramwica. N'ingoma baravuga ati ingoma iraramba, bikubwira ngo hari idini yacu twakoraga ntanarengera niyo turimo, kuko nayo abayirimo ntabwo bayubahiriza nk'uko bagombye kwiyubahiriza. aho niho ikibazo gikomeye kiri. Mu ncamake ubwo ndangiza icya kabiri, idini itankosora mu mico yawe ngo ngire umuntu utandukanye, ahubwo ikandekura hakora imihango y'idini, ariko narangiza nkasambana uko nshaka, nkabeshya uko nshaka, kandi abazimu ntibaze ngo banyice. uwo nguwo washajijwe nuko yishe inyamanza akica n'inzoka, yari afite umutima wo ukandika, ntabwo ngo woroshye. cyangwa iyo nzoka yishe ko yari irimo imbaraga zindi zayikuriwemo, ko nazo ndazemera zibaho. reka ngere kuri icyo cy'imbaraga. batuzaniye idini idafite imbaraga, kuko yewe abantu bameze nk'abo nabo narabasenge mu mbaraga z'umwuka kandi barakira. rero bikubwira ngo impamvu yewe nkuba nuko njye nkunda kureba amateka y'umuntu, nkabona ko niki cyatumye Rutanga Rwamaboko yiga ubuganga akageza ahantu abona diplome ya university n'amanota menshi, agahitamo gusubira hariya. nuko hari ikintu yasanze rya dini yabagamo, kunda bizi hari n'uwabagamo nk'abandi bose rwose ritarimo kuzana, kandi icyo ngicyo iryo dini ritarimo kuzana za mbaraga dukeneye kugira ngo nsengere umuntu wasarishijwe nuko yishe inyamanza, mfashe uyu muntu wahungabanijwe nuko yanyuze mu bintu bikamurenga, ahubwo nkamwihorera nkikomereza. iyo ngiyo rwose yakuzinuye, nanjye nakubwira Rutanga Rwamaboko yewe nta rubanza gucira, kuko hari ikintu iriya dini kayutse batuzaniye. muzehe mpyisi ajya avuga rimwe na rimwe, uretse ko nanjye njya mbivuga n'abandi baramutse babaye abanyakuri bavuga, iriya dini kayutse neza yuzuye, twari kubona ko hari ikindi kintu giye kongera ku byo abasogokuruza bari bafite. imbwira ngo reka ibyaha, niba uri inshuti ya Rutanga Rwamaboko, muri inshuti, muri abavandimwe. Imana ikavuga ngo umugore wa Rutanga Rwamaboko ni umugore we, ntabwo ari uwawe we naguhaye uwawe. Rutanga Rwamaboko ni umuvandimwe, ntumugambanira ngo ubone umwanya we, ntabwo mbikwemera. ariko n'ibyo nabyo tubirengaho, gusa twirwa mu ntambara. rero bikubwira ngo idini kayutse batuzaniye niyo ituma abantu bamwe babivamo byose. baba ari abagabo nka Rutanga Rwamaboko, njye mbibwira abantu ngo Rutanga Rwamaboko ndamwemera, kuko we nibura yarasobanutse. baravuga ati biriya ndabona bitageze iyo njye nisubirire muri byo. uwandutira wawe uba hagati, ntajye iburyo ntajye n'ibumoso, ntiyabaye umunyarwanda, ntiyabaye umukristo. ariko ntago abari aho wishimiye. oya, ariko burya n'Imana niko ivuga, iravuga ngo shyize imbere yanyu inzira ebyiri, hitemo. nujya iburyo bimenyekane, nujya ibumoso bimenyekane. ariko ubundi yewe umbwiye uti se njye iburyo cyangwa njye ibumoso, ntabwo birantice ibumoso, uce kuri Yesu. kubera iki? icya mbere abanza kugukuramo ni bwa bunyabyaha, kuko buri ikintu abantu batabona. ntabwo Yesu yigeze arema idini, yaremye inzira. na Pawulo batoteza baravuga ati twebwe natotezaga abantu biriya nzira, yaremye inzira yo kubaho. asiga abwiye abantu ngo ikizababwira ko muri abiyishwa banyu ni uko mukundana. rero niba ubona abakristo bicana, ukabona abakristo babeshya, ukabona abakristo basambana, Rutanga Rwamaboko yawe ubona akavuga ati ariko reka nisubire kwa sogokuru, ntabwo namuveho. ariko nabwira buri muntu wese ahubwo ngo uhindukire. niba ushaka gukurikira Rutanga Rwamaboko, mukurikire. ariko nunamukurikira nabwo ugende ufate bwa bupfura arimo kuvuga, ubugenderemo. we kugenda ngo ufate ibintu by'imihango gusa. Rutanga Rwamaboko reka mubwire, hari abantu uzaragurira baze basubire gukora bya bindi wanabaraguriye. abo ngabo rero ikintu kitazahindura ubuzima bw'umuntu ngo ave mu byaha bye, ave mu bwihebe, ave mu bugambanyi, nabwira ngo iyo ni idini y'imihango. Yesu Rutanga Rwamaboko yavuze ati imihango, guhanga, aho nkubwira n'iriya mihango rituel, imihango dukora, ariko ntihindure ubuzima bwawe, ntihingire mwiza kurushaho.
ntime kuba abantu benshi ndabizi iki kiganiro abantu bazavuga ngo Pastor Antoine ngo yaraho bagiye ngo twamuhonye canye na Rutanga Rwamaboko. Rutanga Rwamaboko ni mugenzi wanjye n'umunyarwanda. Nubwo tudahuje inzira turimo kugendamo yavuze ngo nimwifatanye n'abatizera mudahuje ariko ntabwo turimo kwifatanya. None se oya ntimukifatanye n'abatizera mudahuje. Pawulo yanabisubiyemo aravuga ati nigeze mbabwira ngo mureke gusangira nabo mureke kujya ku isoko. Oya Rutanga Rwamaboko twicaye hano turimo turavuga ibyo twemera. Rutanga Rwamaboko ni umunyarwanda nanjye ndundi ntacyo mfa nawe. Donc kuba ari umupfumu nkaba umupastori ntabwo bitugira abanza. Nshobora no kwicara hano mubwira nti Rutanga Rwamaboko. Nuzabona mu mutima wawe n'imbere hariya hirya handi aho upfumu. Nuzumva amahoro atuzuye. Uzashaka Yesu nakubwira. Wenda uzambwira uti ariko ko numva mushaka ariko sinshyikira. Nzabikubwira. Ariko ubundi ntacyo twaba. Noze kuki Urutanga Rwamaboko nyicaye iruhande. Kuki namwanga ngo nuko ari umupfumu. Ko ntajya nanga umupfakazi n'umusinzi bateza n'ibindi bibazo. Ko ntanzu wisha abanyarwanda w'umujenosideri n'abandi nkajya kwanga Rutanga Rwamaboko utaragize n'umuntu ahohotera. Icyo rero ni ibintu ntabwo kuba Rutanga Rwamaboko ari umupfumu. Ariko ntabwo bafatanye nabo mudahuje kwizera. Ntabwo nagiye kuraguza. Nta nubwo nagiye guterekera. Ibyo akora ndanabizi. Kuko njye nabikuriye. Ariko sinagiye kubikora. Nabivuyemo mbizi. Mbikurwamo n'ikintu uko bitageraga ku nyota y'ubuzima bwanjye. Tankuraga mu byaha. Ariko ku rundi ruhande bitampaga n'imbaraga ndimo gushaka. Ubwo Rutanga Rwamaboko rwose azanyiriya nkoniye yagenda akayikoza ku muntu muri izo mbaraga ziri muri iriya nkoni. Ariko nanjye iki kiganza cyanjye Yesu antumye ati genda usengere uriya muntu wishe inyamanza guaranteed ashobora no guhamagara abo yasengeye nanjye nkamagara abandi tukabicaza bakakubwira ati biriya bintu n'ibya Yesu birakora. Hari imbaraga uko n'ibinge barimo nabyo bibamo imbaraga ariko ziratandukanye. Hari hombi hari imbaraga hombi ziratandukanye. Nutanabibona uzasome Bibiliya yawe. Mose yakubise inkoni hasi n'abakonikoni bakubita izindi hasi. Bari mu mbaraga zo muri Egiputa azanye imbaraga za Yahwe. Hari imbaraga hose. Ubwo turabakonikoni ufite inkoni se yabaruzi nyine n'abakonikoni nyine ana y'Rwanda. Ariko nundi yatanze inkoni. Pastor uganiriye neza urakoze mu buryo byumva. Oya ntacyo bitwaye turimo turaganira. Reka dusesengure nyine wabivuze uti duhuje ubunyarwanda. Tureke ibyo kwizirika ku bintu bimwe. Wavuze uti sinizirika ku by'idini. Nanjye nkunda kubwira abantu ko ntajya ndwana intambara y'ibya gakondo. Basigaye banavuga ibya gakondo ntibazi kuvuga ibya gihanga. Abari abantu reka batanaza amateka. Yewe nizi kiganga bituma ajya kwiga n'amateka kandi ku rwego rwo hejuru kugira ngo abantu badakomeza kudutobana amateka yacu. Kuko burya iyo amateka agizwe ukundi abantu baba abandi. Twahoze tuvuga ibya genocide yakorewe abatutsi. Abahutu abatutsi byahozeho. Ariko ubuzi ko uyu munsi wa none kubwira umuntu ngo uri umuhutu uri umutwa uri umututsi mwana bipfa cyane. Na leta yabikuziza. Leta nayo yageza birarwara twese twarakomeretse. Kuvuga ngo ibi bintu bibikanywe n'amateka mabi kandi byari byiza. Uko nibwo buryo aya moko yacu ya gihanga nayo yahindutse ukundi. Ejo bundi bakono bagize ibyo bagira ntazi ko byari byiza cyangwa bibi kuko simbizi mu mizi. Ariko igikuba kiracika kandi abakuru b'imiryango bahozeho tugeze ubwo twikanga twebwe nyirizina bacu. Ni ikibazo gikomeye. Rero reka turebe ubundi ntibavugaga ibya gakondo bavugaga ibya gihanga. Gakondo ni umutwe w'ingabo za gihanga wari ushinzwe kurinda ibya gihanga. Gihanga rero Ngoma Ijana akaba umwami wa mbere w'u Rwanda mu bami bagaragara ariko ari utagaragara kubera gihanga umurimo. Guhanga uwaremye yaremye imurimo. Urumva ko abami bacu bagaragazaga ishusho y'Imana muri twebwe kimwe nabo batambyi bakuru bacu imandwa. None se nshuti nk'amaguru uti rero navuyemo kubera yuko ibi bintu bubupfura buri wese yagenaga yigeraho akagira hagarukira. Rwose uri mukuru.
ibyo bintu niko bimeze. Wavuze ibyo ku rucuncu n'iki, ariko se mu bwami bwacu bwose niko bimeze. Kuki utareba se wavuze uti narebagaho babandwa nagiraga, ariko wari utarabandwa Rutayisire, wari utarabandwa. Dore n'izina ryawe bakwita Rutayisire rutamujyanye. Rutamujyanye. Nganira n'umusaza Mpyisi n'ubu ndamukeje muramukeza iteka, twavuze ibyo kuraguza, ibyo guterekera iby'iki, aravuga ati ibi bintu rega birakora, ati n'izina ryanjye uko ryavutse iki bararaguje. Simuvugira ibyo atavuze, abantu bajye mu biganiro twagiranye. Ni umuntu mukuru ndamwubaha cyane, ni n'umubyeyi ko yaranshingiye ransabiye, ndamwubaha cyane. Ati byarakoze, baragiye bararaguza, urupfu rwahoraga rudutwara abantu rugira gute. Noneho rero bati aka kana bapfumu muzakita Impyisi. Noneho dore ku rupfu rurya, ariko abanyarwanda nk'abakunda cyane. Uza abantu bavugana n'urupfu rwo kavuna umuheto rukumva, bakarubwira bati dore iyi ni Impyisi wo kavunirwa umuheto, wowe urajyana ujyane n'impyisi. Dore akana ni nagahene, mfite na Professor Nyagahene nawe yaransabiye, urajyana ukajyana n'ihene, dore kandi yapfuye ihene washakaga, kuko iyo baterekera burya barabaga, ni dore yapfuye. None uzaba ugashaka wiki. Rutayisire ni rutamujyanye, urupfu rutamujyanye. Ntabwo nzi iyo miryango yanyu uko byagiye, ariko ndaza kukubwira burya ahantu dushobora guhurira n'igituma ubikora bigakunda, nubwo ntari bugutsindira ibyo utemera, kuko ndabizi ngewe ndabivuga nk'umushakashatsi, ntawe mpimbira. Urasanga kuva Rutanga Rwamaboko navuka, ibyo ntanyuzemo, ibyo ntabonye, ibyo ntahagazeho, ntabwo ushobora kubikubwira. Ntabwo uzakubwira ngo naganga huyu nta muganga huyu. Hari n'abaza nkabacira mu maso nkababwira nti ibyo mushaka ntabwo bikora. Umuntu akaza akakubwira ati ngewe bantumye igitambo cy'umuntu, none biragenda. Nkakubwira mu mateka nizi nayo nasanze y'ubupfumu mu muco w'u Rwanda, nta gitambo cy'umuntu kibaho. Abantu batamba ibintu, ntabwo batamba umuntu. Batamba amasekurume, nabwo niyo batamba ibigabo, ntabwo batamba ibigore. Nabyo byerekana uburyo bitaga ku bagore. Arabajya bakubwira ngo abagore ngo basubijwe inyuma. Abo bantu nta bupfura bari bafite. Rero ndamuzi igihe basogokuruza pe. Urwagatambira ka rutungana rw'umubanda w'abadogo, nta cyaha ndamubonaho pe. Nta cyaha ndamuzi sogokuru inkika bayize cyane bizigira by'imfizi. Munyinya baharamba ntuzabahande, ari mu bibungo bya Mukinga n'ubu arahari, aracyariho. Uyu mwaka yujuje imyaka 100. Nta cyaha muziho. Reka rero nkubwira iby'imandwa. Urashaka iby'imandwa ariko nturabigeraho. Imandwa uzi ko atari umuntu wese upfa kubandwa. Ejo bundi natangarije abantu yuko tuzabandwa. Wewe haje ihururu ryose, ntacyo ni muzi, ariko murabanza muraguze. Nta ujya kubandwa burya ataragusha. Iyi Imana itabikwereje ntago ubandwa. Ntabwo ari umuntu wese wapfaga kubandwa, bose barabyifuzaga, keretse umwami niwe utarabandwaga, kuko nta mana ibandwa indi. Umwami ni umuhagararizi w'Imana mu bantu. Imana rero ntibandwa indi, ntiyomatanywa n'indi, nta mana ebyiri zibaho. Noneho ugasanga wamuraguriza ntibimwerere, uje igenda. Nonese ko narinzanye n'amaturo ni genda uyatura handi ku gasozi, nawe ntacyo wimariye, urajya gutura imandwa nkuru suyirusha iki. Ugasanga ntibiberera. Ariko umuntu ujya kubandwa bivuze iki? Bivuze ngo ni umuntu ufite umutima w'Imana. Muri Bibiliya baravuga ngo mugire wa mutima wari murinde Kristo Yesu. Baramufite se Yesu. Rero ahubwo reka nze murebe uwo ari we. Uraza kumbwira pastor nk'umunyamateka, yewe urumva muri amateka naje gupfumurangera kuri. Ubu narasaze rega, nizi by'abasazi birangira mbaye umusazi uruta abandi. Ndasizora cyane. Iyo ngeze ku by'u Rwanda ndasizora cyane. Nacyo cyatumye mvura ibisazi biruta ibindi. Reka ngusomere ijambo ry'Imana y'u Rwanda. Rwose maze ibyanditswe byera by'u Rwanda, hanyuma nawe uzasoma ibya Bibiliya turebe ahantu tuzahurira. Mu gihe urimo kumureba ibyanditswe, mbibutse ko isaha twihaye zimaze kugera iminota 15. Urwagatambira reka mbivuga mu magambo ntasoma, kuko ndabizi mu mutwe nuko mbagira ngo mbasomere ijambo kurindi. Ariko n'ubundi nimbivuga urasanga ariko bimeze uzabibaza abakecuru bakuru. Ibigiye kukubwira urasanga hari abashakashatsi bamwe nabo bapfumuye abo bazungu banditse amateka ya mbere, kuko burya amateka yacu ya mbere ntabwo ari twe twayiyandikiye. Ugasanga hari ibyo bagiye banyenyeretsaho, nk'abitwa ba Rajeri, nk'abitwa ba Detfert, nk'abitwa ba Yureri, ba Vansina, agenda bivanga ukuntu. Ariko ibyo ngiye kukubwira nabibwiye na nyogokuruza mujuganje.
dore rero icyo yambwiye igihe kigwa n'umuvandimwe we Mututsi bamanukiraga mu mubari baciwe mu ijuru kubera icyaha bakorereyeyo, baje bambaye ubusa badafite icyo bikinga, bamanukira mu mubari nuko imbeho yenda kubica, basubije agatima impembero batakambira Imana y'u Rwanda bati Imana y'u Rwanda tugirira impuhwe, udukize irya none, udukize iki cyaha ntituzongera kugucumuramo. Nuko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Inshuti zanjye ntabwo ndimo kuvuga ibyo muri Bibiliya kuko mbizi byombi, ndatangara cyane iyo ujya kuvuga ukumva amagambo yanditse kimwe. Turaza kugira ihurizo rye nawe nk'abanyamateka, kunze uko wize n'amateka, kureba ni bande bibye abandi abariho dupfundikira, dore ndakavura karaguye, ubu ikiganiro cyabaye ubuhoro ubwo haguye imvura y'urujojo, burya imvura y'inka n'urujojo, y'abatindi n'urukukumba shingwe, ubu tubonye imigisha, Mwuka Wera yamanutse mbese mama we. Hanyuma batakambira Imana, nuko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yohereza umuriro ku ruhembe rw'umurabyo, umurabyo urarabya, babona umuriro bakongeza agashirira, barota, barasusurukirwa. Sinabwiye ko duterekere mu muriro. Umuriro ni ikimenyetso cy'imbaraga, umuriro ni ikimenyetso cy'urumuri. Udafite imbaraga, energy, udafite urumuri ntacyo wageraho. Hanyuma Imana nanone ibona ntabwo bazabaho badafite icyo bakora, badafite icyo barya, ibamanurira insina y'imineke. Nuza mu bicumbu zahasanga insina y'imineke, buri ifite ikihamura. Nta kintu na kimwe mbaho cy'ikinyoma. Hanyuma ibamanurira n'ubutare, batangira gucura, batera imbere. Hanyuma ariko Imana ibona yuko bazapfira muri bya byaha, ko n'abazakurikiraho bazabivukiramo, ibatumaho umwana wayo Kibogo umutabazi. Araza ati mwitinya, ni Imana ibantumyeho, kandi icyo muzasaba cyose mwizeye mu izina ryanjye muzagihabwa. Ayo magambo hari ahandi muyafite cyane. Nuko icyo akoza, abagome bo mu mubari baza kumwicisha ibiti bisongoye, bamumanika ku giti. Iyi cyakoze Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yohereza umwuka wayo amuzamura. Nyuma y'iminsi 3 Imana iramwisubiza. Nibwo iyo u Rwanda rugize amakuba, umuzimu wa Kibogo yihanga muri umwe mu bana b'umwami werejwe n'indagu, agatabarira igihugu, amaraso ye yayamena ku butaka bw'umwanzi, icyo gihugu kigatsindwa, akaba agakiza ku Rwanda. Amaraso akaba agakiza ku Rwanda, noneho akaba umuvumo kuri bwa butaka bw'umwanzi. Pasito, ninde wibya undi? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nanjye nzanye mu zandi minizo twarozwemo. Mbivuze gutyo nkuko nabyize. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Wavuze ko Yesu yavukiye mu Rwanda, twise Yesu. Uretse ndaza kukubwira nshuti yanjye, ntabwo Rutanga Rwamaboko abaye umupfumu ubu, yavutse ari we. Ni ukuvuga yuko nta Yesu mwazaniwe, ntaki burya mwari mubisanganywe n'ibindi byose. Yambaye ikote, nambaye impuzu, ariko abazi gukora imyenda bazakubwira uburyo utunganya impuzu ikavamo ikote. Mwe babarekeye aho ngaho mugikambakamba mu mpuzu, mati nimubireke mwavuga twabazaniye amakoti, urajya kwirinda wihonda intoki ko tukuzaniye ikote wabaye ryo wambara, imangu barajugunye. Rwagatambira karutungana burya mfite amakote meza cyane, ariko nkunda kwambara iyi mpuzu kugira ngo bibabere igihamya cyaho twatsikiye, twongere dusubire ku isoko, twongere tureme inganda zishingiye ku muco wacu, kuko iterambere rishingiye ku muco. None se nshuti zanjye ni bande ubwo bibye abandi? Ubushakashatsi rero twakoze, nayingeze aho ngaho mpiniye mu Gifaransa, byo twize mu mateka, abashakashatsi bose icyo bemeranyeho ku isi, ibyo ngiye kuvuga bitarazamo, nuko Afurika ariho hantu hasamiwe umuntu wa mbere. Niyo ngo byasamiwemo umuntu wa mbere. Uzaho hantu hariho ni hariya muri Tanzania. Tanzania iyo ngiyo jewe niyubakira iby'inzu ya Kinyarwanda, maze kuvumbura ko u Rwanda ari inda samirwamo, rukaba n'indi byara, nani ifite icyo bita hypothèse de recherche, ikigenekerezo cy'ikibazo cy'ibyo wibaza mu bushakashatsi ngo uzarebe ko ari byo cyangwa atari byo. Ivuga ngo ariko niba u Rwanda ari inda samirwamo, rukaba n'indi byara, ukabibona muri iriya nzu ya Kinyarwanda, kuko ruriya ruziga ni umugore utwite, indi byara ni umuryango dusohokeramo tukaninjiramo, dusohoka tuvuka, twinjira duterwa, abacwezi gutera, suwezi gutera inda, noneho tukavuka tugasubirayo natwe tujya kongera gutera imbuto, ubuzima butazima. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuga ko kuzuka k'umuntu ari ukubyara. Hanyuma ubu abantu bose se bavuye mu Rwanda, cyo ni ikibazo nibaza. Ntabwo ushobora kwitumbukiza ngo mbyemeze nk'umunyamateka kuko nta gihamya mfite, ariko mu bigenekerezo by'amateka yacu nagira igituma nibaza gutyo.
dore igihamya rero urundi Rwanda Uburundi burya bwaremwe n'u Rwanda buremwe na Karemera yambukiye hariya avuye mu Rwanda ageze ati dore nitoreye urundi Rwanda n'abandi baje bavuga u Rwanda urundi naho byavuye birazwe mu mateka abami b'u Burundi baremwe n'abami b'u Rwanda u Rwanda n'u Burundi ni bamwe n'imihango n'imigenzo ni bimwe no muri zo za kirazira mvuga ni bimwe no kubandwa ni bimwe nabikozeho witwa Dr Baranshira w'umupsychiatre yabikozeho yizi Burayi yandika igitaro bo cyitwa les esprits baganza ni biganza umuntu et le rôle thérapeutique do kubandwa n'akamaro ko kubandwa mu by'ubuvuzi urumva kubandwa nta nubwo birangiriraho biri no mu buvuzi abyandikaho nawe tubandwa kimwe mbandisha abagande mbandisha abarundi mbandisha abatanzania ibi bihugu byose by'abacwezi urumva turahuye ibyo biracyari mu mvugo ejo bundi umushakashatsi w'umurundi fatira iyi telefone ye kunyagirwamo imvura ejo bundi umushakashatsi w'umurundi agira atya akora ubushakashatsi yerekana ko icyo gice cya Tanzania cyavumbuwemo umuntu wa mbere cyari igice cy'Uburundi batarashyiraho imipaka kandi nkubwiye ko Burundi bwaremwe n'iki n'abanyarwanda wibuke rero ko mfundikira aho ngaho hanyuma mubazi ibipfundika kuko ntago twaza kubimarayo wibuke ko abanyarwanda nyine abantu icyo gihe ku isi yose barabanomade bagendaga bimukamuka ibyo kurya birashize turimuka tujye kureba aho bikiri rero ubwo urumva wagiyeyo atari umurundi ariko ari umurundi wavuye mu Rwanda umunyarwanda akagera aho ngaho kabari hagwa biracyari na byisipoteze dorosheshe ikigenekerezo ariko none se nshuti yanjye Rutayisire ni bande bibye abandi kwabo banyazi nabo wahoze uvuga ngo n'abanyafrika ubundi bwo hari icyo twemeranya ntafitiye umwanya wo kuvuga ibintu byose byanditse muri Bibiliya byose byanditse muri Bibiliya nta na kimwe udashobora kubona hano mu Kinyarwanda no mu Kirundi mvugira hano hafi niyo mpamvu bimworoheye cyane kuvuga yuko ari ibinyafrika hari na facts nyine ubona z'abanditse ari abanyafrika ukabibona ngiye mu mateka by'uko Bibiliya yanditswe byo ntago mbifitiye umwanya ariko urumva ababayeho nyuma n'ababayeho mbere ni bande bibye abandi reka twumve Pastor Rutayisire atubwire nawe yewe ndangirize kuri iki kuko baba baratwibye twaba twarabibye yewe ubundi buriya nkunda ibintu bifatika Pawulo yandika yaravuze ngo ubundi biragaragara ko abantu bose bazi Imana sibyo reka nsoma amagambo amwe yandikira abanyeroma aravuga ngo ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo kuko bigaragara ko bazi Imana akaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge donc ya Mana twatangiye tuvuga ngo iyi Mana basogokuruza bitaga Imana y'u Rwanda niyo Mana sibyo abari ku isi yose ngo bigaragara ko bazi Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge kuko ibitaboneka byayo bya bindi Rutanga Rwamaboko apfumura umurage w'ibidafatika ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima kwa kuyisetsa sibyo ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro imitima yayo bo y'ibirimarima icura umwijima biyise abanyabwenge bahinduka bapfu maze ubwiza bw'Imana idapfa babihindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'iyenza amaguru ane n'ibindi byose icyo nerega kukubwira izi mpaka cyangwa ibiganiro tugira niyo mpamvu nkubwira nti jewe Rutangaho mwemerera we n'umushakashatsi nibura avuga ibintu akavuga ati ibintu mvuga nabikoreye ubushakashatsi biranganisha ku kwemera yuko wenda baratwibye cyangwa twarabibye nkasigarana ikintu kivuga ngo none se ko twamenye Imana reka tuyinezeze
tugende nk'abana bayo, dukore nk'abana bayo, twigane Imana nk'abana bakunda. ibindi bisigaye Imana izicira urubanza. Kuko buriya icyo yavugaga, abaje bavuga ngo aba bantu bose babayeho mbere yuko tuza, Imana yo yateganije uburyo izabacira urubanza. Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ati abapfuye batazi amategeko bazacirwa urubanza badashingiye ku mategeko, ariko bashingiye ku mutima nama cyangwa mutima mana ubarega cyangwa ukabarega umuntu. So, bikubwira ngo rero ubundi icyo twarangirizaho navuga ngo reka mbanze mvuge ibyo navuze kuri Rutanga Rwamaboko. Giye ntacyo Rutanga Rwamaboko n'umupfumu ugenda umupastori, nta rwango ruri hagati yacu, kuko ntacyo mpfa nawe, nkuko ntacyo mpfa n'undi munyarwanda. Aravuga Imana akavuga ati Imana yewe ndayipfumurira hariya hirya iburyo, nkavuga ni yewe imbaraga z'Imana zahinduye ubuzima bwanjye, zimpa n'imbaraga zo kuyikorera no kwemeza abandi, nanjye nzibonamo hano muri Yesu wa wundi wahoze umubaza. Ibindi bisigaye reka tuzarebe, Imana izicira urubanza, Imana ibaha umugisha. Rero tuganiriye byinshi koko, kandi ngira ngo abadukurikiye bose bumvise bitandukanye, burya buri wese arumva akagira icyo akuramo, akagira n'icyo asigarana muri we. Nje ku ruhande rwanjye numva nabashimira, nanjye ndabashimira, ariko reka mpfundike gutya nanjye. Burya ikinyoni kigurutse kitavuze bakita icyo ntashaka kuvuga, hari undi ukundi bakivuga atari cyana gusa. Nanjye ndabashimiye kuri iki kiganiro. Rero ku byo yahoze avuga numva tutagenda wenda ntavuzeho gatoya, ati abona Imana atya njye nkayibona ntya, apfumurira abantu atya bigakunda, njye mbasengera ntya bigakunda. Reka mbahe ubuhamya bumwe nahoze mubwira nti ndaza kukubwira aho duhurira, ariko simbimwemeza kuko kwemera n'ukundi ni ikindi kintu. Hari abantu bamwe baza kundaguzaho, nababwiye ndaragura sindema, ndaragura sindoga, nta kinyoma ngira. Uzajye mu bibungo bya Mukingo birebe, akaza kuraguza ukamubwira ariko ntukunda kurota ibintu bikaba, ati cyane hubwo wagira ngo wambonye, sijye ukubona ni Imana yakubonye iyo waje gupfumuzaho ni Imana yeze. Hanyuma se ntukunda no kubwira abantu ibintu kandi ibyo ubabwiye bikaba, ati niko bigenda. Abo bantu mu Kinyarwanda iyo ukurikiranye nabo niko indaguzi hita zibarasa, baba ari igisekuru cy'abaraguzi b'umutwe, cyangwa bafite indaguzi ibicumbi runaka ariko batakurikiye. Ndababwiza ukuri no muri aya madini atandukanye, baramba bavuyemo nyine, ariko n'ubundi iyo baza kundaguzaho bacira mu maso abanyamadini, pastori, abaki, hari n'abapadiri bakuru babyirundumure. Buriya hari abantu bakurikiye ibyo bintu bataryarya, ariko yagera hano akabona biranze pe, akibuka ko bapfumuzaga, akaza gupfuma mva imbere wa mutindiwe nkamucira mu maso. None se ko mubuza abantu ko ibi bintu ari ibishitani, wowe ukaba wabijemo? Atari ko muganga urabona ibyanjye byahagaze byahagamye, narwaye, ntawe nje kurogesha, ntawe nje kugira gute. None ko abandi mutababuza se, ndivuza ko abandi mubabuza se, ugasanga ibyo umuraguriye ni nk'ibyo. Pastor rero ntabwo nje kugutwerera ubupfumu utemera, ariko uzarebe neza ushobora gusanga uri umuraguzi w'umutwe mu buryo utazi. Niba imbaraga zawe zidakora mu buryo bw'icyo wize cyitwa hypnose, muri no rugero, kuko urabizi ko nabyo bibaho, waguhimbaza yahoze ababwira, ugatangiza uturirimbo tugenda gakeya, nyuma ugakubitamo ibivuga cyane, nyuma ukagira gute. Ndabizi cyane nk'inzobere mu by'imitekerereze, byatangijwe n'uwitwa Sigmund Freud, ni pere wa psychology. Ntabwo waba warize iby'ubuzima bwo mu mutwe utazi ibyo ngibyo. Iba ari ukujyana umuntu ahantu handi n'agatsinda babikora, bagahumiriza. Muhumirize dusenge. Jomo Kenyatta ni wavuze ngo baje dufite ubutaka, bafite Bibiliya, bati muhumirize dusenge, hanyuma duhumuye dusanga ubutaka bwacu babutwaye, natwe dufite Bibiliya. Gupfundika rero icyo gihe umuntu abaye undi, ni mu buryo bwa hypnose. Ku rundi ruhande bishobora kuba nyine ari iyo mbaraga yo mu buryo bw'umwuka w'abakurambere imukoreramo atabizi. Simbigutwerereye, ndisegura kuko twaganiriye, ariko mugende muzi ngo ntacyo twatoye tungutse muri iriya mico mvamahanga,
kuko byose twari tubifite hano mu muco wacu. Icyo nakunze numva duhuriraho rwose, twanafatana mu biganza abashaka ahubwo bakagikurikira. Nge simvuye ngo abashaka bamukurikire cyangwa bankurikire, mwaretse tukagira wa mutima w'u Rwanda, tukaba abantu mu mutima, tukareka kuba indyarya, tukagira Imana muri twe, Imana iri mu mitima yacu, abantu bakareka kuba ibihinduye mbe n'ibyo ntazi ntubicyo utaricyo. Imana y'u Rwanda ihorana namwe, ndagushimiye. Reka dupfundikire ahangaha dushimire Rutanga Rwamaboko ndetse na Pastor Antoine Rutayisire. Nibutsa abari badukurikiye ko twe twicaye muri Ezra Boutique Hotel, ahantu heza cyane, ahantu hari service zitandukanye zirimo amacumbi, restaurant ndetse n'izindi service. Murabasanga hagati ya Lemigo Hotel ndetse na Convention Center, ubundi service zibagwe neza. Mwakoze cyane kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.